Gasaro we, iyi mineke ni iyande? Niyo mama yatuzaniye ngo tugabane. Uzi ukuntu nari nshonje. Ako hirwa ko ufashe imineke myinshi ukancura. Sinagusigiye se, dore igisigaye ni iyawe. Oya hirwa, oya, mama yavuze ngo tugabane tunganye. None wowe ufashe myinshi. Ngaho reka nkongerereho undi. Oya, n'ubundi waba umpenze. Reka nkwereke uburyo tugiye kugabana tukanganya. Gute se? Tugiye kubara imineke yose mama yazanye. Kubera iki se? Kugira ngo tumenye iyo buri wese afata. Ngaho reka tubare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tubonye imineke 10. Bivuze ko buri wese aratwara imineke 5. Ubibonye gute se? Reka nkwereke uburyo bwiza tugiye kubikora. Buri wese agiye kugenda afata umuneke umwe kugeza imineke yose ishize. Ariko ni njyewe ubanza. Ngaho ubanza nta kibazo. 1, 2, 3, 4, 5. Uzi ko bingana? Ngiye guhita nyirya yose nyimare. Ariko hirwa, njyewe yanjye ndayibika nzayirya ejo. Mbega imineke iryoshye. Kutari kurya hirwa, byagenze gute? Ndumva amazi. Uhaze iki se hirwa? Si yari yamineke yose isakayimara. Ngaho gerageza urya ibyo ushoboye, ubundi ujya kuryama. Narinzi ko nanyaye ku buriri we, Imana ishimwe. Aha. Hirwa. Ndashaka imineke yanjye wafashe. Imineke yawe? Ntayo nafashe. Ndabizi nta wundi waba wayifashe. Wigeze umbona se nyifata? Wasanga ari undi muntu wayifashe, cyangwa se ukaba wayiriye ukabyibagirwa. Kandi hirwa, niba udashaka kumpa imineke yanjye, ngiye kukurega kuri papa ko wanyiriye imineke. Bawitonze kundega. Bawitonze, imineke yawe ninjye wayifashe. Reka nze nyizane. Dore ngiyi imineke yawe. Ntabwo yuzuye. Kubera iki se? Watwaye imineke 3, harabura undi muneke umwe. Wabimenye gute se kandi nayifashe usinziriye? Nakoresheje gukuramo. Gukuramo? None se nanjye wabinyigishije? Ndanze, wowe uriba kandi papa yatubwiye ko ari umucumu. Mbabarira n'ukuri sinzongera kwiba, sibyo? Ninongera kwiba noneho uzandeke. Ndakubabari ariko ntuzongere. Urakoze. None se wanyigishije, sibyo? Banza ugenda unzanira umuneke wanjye wasigaranye. Tega amatwi ngusobanurire, sibyo hirwa?
dore uyu ni wowe uyu ni njyewe. Ejo mama yatuzaniye imineke ingahe? Imineke 10. Yego, tumaze kugabana buri wese yafashe imineke ingahe? Njyewe nafashe imineke 5, nawe ufata imineke 5. Byiza cyane. Noneho wowe imineke yawe yose wahise uyirya. Bivuze ngo hasigaye imineke 5 yanjye. Yego. Noneho bukeye mu gitondo wakoze iki? Nibye imineke yawe 3. Aha, bivuze ngo wahise ugira imineke 3. Njyewe nsigarana imineke 2. Byiza cyane. Nyuma nsubiza imineke 2. Uhita ugira imineke 4. Nsigarana umuneke 1. Noneho ndabyumvise. Niyo mpamvu wahise umenya ko imineke yawe ituzuye. Yego Hirwa, ahubwo se umuneke wanjye usigaye uri? Noneho imineke yawe yose ihise yuzura. Gasaro we, uzi ko uri umuhanga. Urakoze. None se wampaye umuneke 1, sibyo? Sinzongera kwiba. Akira. Urakoze cyane. Ni ukuvuga ko Ba witonze Hirwa, buretse ntabwo ari byiza kuvugana ibiryo mu kanwa. Banza umire ubone kuvuga. noneho ni ukuvuga ko njyewe nafashe imineke 6, wowe ufata imineke 4. Yego Hirwa, ntiwumva ko wabimenye? Gasaro we, uri umwana mwiza. Njyewe ndakwikundira. Nanjye ndagukunda Hirwa.